Gatete Axel, nkaba ndi murumuna wa Rutayisire Prudence. Mukurikira bwa gatanu yari imfura nje nkamuherereza. Mbere na mbere ndabashimiye mwese ababanye natwe kuva twamenya itaha rya mukuru wacu ry'umuvandimwe wacu. Mwe mwakomeje kutuba hafi, ndabashimiye cyane. Kandi namwe muri hano, namwe ndabashimiye cyane. Sinzi ko nabona amagambo avuga kuri mukuru wanjye. Prudence nge namufataga nka papa wanjye, kuko nyuma yuko papa ataha ndetse na mbere yaho niwe wari mukuru, kandi koko yakitingaga nk'umubyeyi. Noneho papa amaze gutaha, noneho bibaho kurushaho. Aba papa wacu twese, aba kandi umuvandimwe wacu. Prudence nge nakuze mutinya, kuko navutse bose ari bakuru, ari Prudence ari Dadi. Navutse biga muri segonderi, nkajya ubwo baza muri vakansi nituganire cyane, ugasanga kenshi ndi kwiganira na Keria na Sani, kubera ko bari bakuru cyane nkabatinya. Ariko Prudence yatashye ari wa muntu dusigaye tuvugana, akangira inama, mbese tukaganira. Yatashye ari nari nsigaye mbwira ikintu cyose numva nifuza, nubwo bitari byose ugereranyije na mbere. ntago nari nyimutinya nka mbere, nari nsanzuraho. Prudence ni byinshi namwigiyeho, kandi nzi neza ko nzabikurikiza. Ni byinshi twese hano twamwigiyeho. Prudence yari umuntu ugira urukundo, yari umuntu ukunda abantu cyane. Prudence yari intore. Sizi ko nabona ibintu birenze kuri ibi ngibi, gusa nzi neza ko aho yagiye ari heza kurusha iyi si turimo. Ko nko muri iyi minsi ya nyuma, njye nategereje buri cyumweru yashyiragaho ivanjiri y'uwo munsi. Yari wa muntu ukunda gusenga, ukunda kuririmba, ariko kuririmba mvuga atari ukuririmba bisanzwe gusa, aho mvuga ari ukuririmbira Imana. Ndabizi neza ntashidikanya ko Prudence aho ari heza kurusha isi turimo. Njyewe nagize amahirwe yo kubana nawe mu minsi ya nyuma, kuko iminsi ibiri ye ya nyuma twarabanaga. Nagize nk'icyo nakita amahirwe yo kumusezera. Nibwo bwa mbere njye nari mvuye mu rugo, kuko njye navuye mu rugo musigayo. Nibwo bwa mbere nari mvuye mu rugo nkamuhobera. Ndashimira Imana
akomeza kuduha gukomera, haba njyewe, haba abavandimwe banjye ndetse na mama wacu. Tukimenya ko nari ndi kumwe na Kelia, ndi kumwe Sama, ndi kumwe ngiye kubimubwira, fata telefone ndamuhamagara, ndabimubwira, numva abaye ukuntu, gusa yari yabimenya ariko atabifiteho amakuru ahagije. Ndabimubwira rero, numva ahise ahinduka cyane, numvishe ahindutse, nahise mukupa, ndavuga ati ibyo ari byo byose ahantu ari ntabwo ameze neza. Mu gitondo turaza nsanga koko ntabwo ameze neza, ngerageza uko nshoboye, turaganira nawe wenda yabibabwira, gusa uko ameze ubu ngubu nuko yari ameze mu minsi mike ishize ntabwo bihuye nuko yari ameze kuwa gatatu, nta nubwo ameze nk'uko yari ameze kuwa kabiri nijoro. Turashimira Imana rero ko yakomeje kuduha kwihangana, kandi namwe Imana ikomeze ibahe kwihangana, kandi natwe dukomeze kuduha gukomera. Murakoze cyane. Mwiriwe, murakoze. Nitwa Kelia, ndi mushiki wa Prudence, namukurikiraga bwa gatanu. Prudence ni umuntu munini cyane kuri njyewe, havuyeho ko ari mukuru, musaza wanjye. Yari umubyeyi, yari inshuti kuri njyewe. Prudence dukura nk'uko Junior yabivuze, yari mukuru kuri twebwe. Twakuze tumutinya ko yagiraga igitsure, kandi muramushimira kuko cyaraturinze. Hari byinshi tutakoze kubera ko twamutinyaga. Yakuze afite inshingano, wagira ngo yarabizi ko azaba papa wacu. Twakuze tumutinya, ariko ikintu namukundiye kurushaho, ntabwo yatumye ubwo bwoba tubugumana. Aho tumajije gukura, yarabibonye ko twakuze, twaganiraga tugaseka, akatebya. Niba mumuzi, yagiraga blague nyinshi, yajyaga agira blague rero ntumenye ko ari wa wundi batinyaga mu myaka yashize. Sinzi niba byari ukugira ngo aduhe urwibutso, ariko byageze aho kwa kumutinya kurashira, natwe turisanzura, byari inshuti. Ikindi navuga kuri Prudence Asani, ikintu nshima Imana cyane kurushaho nuko atashye yaramushyingiye, akaba anatashye yarateruye umwana we. Ntekereza ko iyo biza kubaho nyuma, hari n'igihe Imana aba yarabikoze kugira ngo itume ibyo bibanze bibeho, anezerwe. Yamukundaga cyane, bari inshuti, twari inshuti muri rusange, ariko bo hari ukuntu bari inshuti cyane kurenza ko ari abavandimwe. Nshima Imana cyane, ni ukuri ko yagiye amushyingiye abonye n'umwana we. Niba mwaramukurikiranye kuri stati ye, sana kimara kubyara yapostinze avuga ngo itariki yanga cyane, ariko imayeho mwisengeneza. Byaramushimishije cyane. Umwishywa bivuze ngo
cyari ikintu kidasanzwe kuri we. Ikindi kintu numva nzakumbura cyane kuri Prudence ni igitwenge cye. Ku bantu bamuzi cyane, ngiye mu matwi yanjye anza amaseka, afite igitwenge kidafite imbereka, kitabeshya, yasekaga nyine wumva bivuye ahantu we abishaka, kandi wumvaga yasekaga kugira ngo namwe muri kumwe munezerwe, ashaka kubashira muri ubwo buryo nawe arimo bwo kwishima. Nkakumbura cyane iyo twataramaga, twakundaga kubyinana cyane, ahantu twahuriraga, haba mu rugo, haba mu mafete, ahantu hose twabaga turi kumwe, yahitaga ambwira ngo nisheme indirimbo tubyine, tukabyina tukaririmba. Ni ibintu nzakumbura, sinzi niba bizapfa kunyorohera ko ninangira kubyina iyo imaje itazagaruka, ariko ikintu nzi neza nashidikanya nuko buri Imana iguha ikintu uzi neza kuzashobora. Yego, kandi twese turavuka tukishima, ariko umuntu wavutse aba afite n'iherezo. Turashima ko urugendo rwe yarusoje neza, y'abatararushoje neza ntekereza twari kuba turi muri kiriyo twe nka famiye ye kuko ari uwacu. Ariko kuri ubu ngubu abantu hirya no hino, abo tuzi n'abo tutari tuzi, barababaye bifatanyije natwe kubera ko yakoze neza, yabanye neza. Cyari iki kugira ngo nawe aruhuke. Ndashima Imana ko nuko tutabimenya ngo tumenye ko wenda hari icyo Imana iri gukora, cyangwa se tumenye ko iminsi yacu yegereje kwirangira, ariko ubundi biragaragara, haba mu mvugo yakoreshaga, haba mu buryo yari ameze. Yari afite ikintu cyo gusaba imbabazi, cyo gushima, no ku kantu katagaragara. Washoboraga kuba yakubabaje ariko wowe utabibonye ko yakubabaje, cyangwa se utabigize big deal, ariko wagasubira inyuma akavuga ati ariko ushobora kuba nakubabaje umbabarire. Kari akantu kadasanzwe, n'ubusanzwe yabigiraga, ariko mu gihe cye cya nyuma byari byinshi. Ikindi yari afite ni ugushima, yashimaga ku kantu gato, ku kantu kanini, nyine yashimaga mu buryo budasanzwe. Njya nibuka mu minsi yatambutse, ntabwo hashize igihe kinini, yigeze gukora accident. Icyo gihe namugezeho ndi uwa mbere, mugeraho ndi uwa mbere, musanga kwa muganga, ndamufasha. Ibyo nabikoraga nk'ukorera umuvandimwe wanjye, murumva ko nta kintu kidasanzwe. Niba ari njye ubashije kuboneka, numvaga nta kidasanzwe, ariko natunguwe no amajije gukira, yaranyandikiye arambwira ngo ndagushimira cyane mushiki wanjye nkunda, warakoze. Nibaza impamvu anshimiye kandi byari inshingano. Arangije atambwiye ati nzagusohokana dusangire, ibintu bigiye kuba byiza, nzagusohokana dusangire. Urumva yari afite gushima ku bintu wowe wakoze utabizi, ariko yari afite gushima. Mwe namwigiyeho ikintu cyo guca bugufi. Prudence niyo yabaga uri muto kuri we cyangwa uri mukuru, ikosa yabaga yakoze niyo yabaga atarizwa, arimubwira ahitaga akaryemera, akanasaba n'imbabazi. Abantu gusaba imbabazi ni ikintu kigora abantu, ukabona bizi ko wakosheje, ariko kuvuga ngo mbabarira bikaba ikibazo. Ariko we yahitaga akubwira ati mbabarira, nta nubwo bizongera, akemera ikosa bikarangira. Ni ikintu namwigiyeho cyo guca bugufi ndetse no kumenya gusaba imbabazi. Ni byinshi cyane, ntabona uko mvuga kuri
kuri Prudence ariko sinavuga ko adusize twenyine, oya, murahari kandi n'Imana yamuduhaye irahari. Tuzi neza niba ifite backup, ifite ikindi igiye gukora nanone cyiza kirenze, kizagarura umunezero wacu. Soza ndashimira buri umwe wese uri hano, haba umuryango, inshuti cyangwa se abavandimwe n'abaturanyi. Ni ukuri mwatweretse urukundo rudasanzwe kuva ku munota wa mbere bikiba. Ntakire telefone ntazi ukuntu zingana, nyinshi, abo nzi abo ntazi, bababaye. Hari naho batumye nkomera, ngewe nakomeye kugira ngo n'undi muntu wese nambona akomere. Ntago hari ukuntu ugira ibyo ukagira ngo niwe wenyine biriho, ariko naje gusanga kubura Prudence atari njye njyenyine. Mubuze nka musaza wanjye ariko mubuze nk'inshuti magara. Hari n'undi we waramushize mu buzima bwe nka musaza we cyangwa mukuru we. Numva rero ngomba gukomera kugira ngo nabo bandi bakomere. Ndabasaba gukomera ndetse cyane, si twe tubitanga, n'Imana yonyine itanga gukomera, kandi nizeye ko Imana ihari kugira ngo idukomeze. Si ubu gusa, na nyuma y'ubu ngubu urukundo mwatweretse ruzakomeza, ntiruzabeho kuko ari Prudence wagiye ngo tubone urwo rukundo, ahubwo na nyuma urwo rukundo tuzakomeze turubone, turubahe namwe mu ruduhe. Ndabashimira cyane, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mwiriwe, Yesu ashimwe. Nitwa Providence Mukayisire, bakunda kumpamagara Sani. Mu by'ukuri mukomeye cyane. Kuvuga kuri Prudence ni ibintu bingoye cyane, ariko ndagerageza, Imana iranshoboza. Prudence nk'uko Kere yamaze kubivuga, ntabwo yari umuvandimwe wanjye gusa, yari inshuti yanjye magara. Kuva kera n'abantu tuvukana barabizi, na mama bakundaga kuduserereza cyane, nk'abana babiri bakundana, ibintu byose, amafuta abana bagira n'iki, yabaga ari njye na Prudence twabaga tubirimo. Hari ukuntu papa kera yangaga ko abana bataha nijoro, we yatashye akatubwira ati uza nyuma ntimumukingurire, ariko njye nabirengagaho. Prudence yataha nyuma nkagukingurira. Namukundaga cyane, banze ariyo mpamvu nawe yankundaga cyane. Ni wa muntu wagiraga ikibazo ninjye muntu yabanzaga kubwira. Agiye hari imishinga myinshi twari dufitanye, hari ibintu byinshi twagombaga gukora muri uyu mwaka, hari imishinga myinshi yiwe. Yambwiraga akambwira ngo ibintu bimeze gutya, unsengere, ndabona ibintu bitari kugenda, unsengere. Ibintu byose nkamusengera, nkamufasha, hamwe n'umutware wanjye. Ni ibintu byinshi cyane twari turimo. Ariko nta kundi, nyine Imana yamukunze kuturusha. Gusa rero kuva kera nk'uko babivuze, nyine yakomeje kutubera umubyeyi aho tuburiye papa, kandi atubera n'inshuti. Nyine niwe muntu wazaga kunsura ku ishuri cyane, no mu gihe kitari cya visite nkajya kubona nkabona araje. No ku ishuri aho nigaga tronkome na aje yabagayo, ndamubwira ni watubabariye ukazadufasha bakadushoboze hano. Ari mu bantu batumye tugira aje ku ishuri, abana twiganye babo barabizi. Mbega ni wa muntu nabwiraga ikintu akacyumva kabiri.
nanjye yambwiraga ikintu nkacyumva kabiri. Uko babivuze mfite akabebe nabyaye ejo bundi le 7 avril, ariko ari mu bantu bangezeho bwa mbere kwa muganga saa 9 z'ijoro, saa 10 yari ahari ari kumwe na mama. Ndabyara arangije arambwira felicitation, ati uri umuntu w'umugabo cyane, ati mu rugo uzi yuko ababyeyi benshi bababaga, ati none wowe byaye neza, ati nyine avuga ati sire cancer, ati we byaramunaniye baramubaze, ati turi umuntu w'umugabo kabisa ndakwemeye. Arambwira ati uri umuntu w'umugabo komera, nubwo ubyaye nyine kuri le 7 ariko ntacyo umwana wacu ni igihozo. Ndamubwira ni nubizi se ko n'uwa oncle nawe avuka le 7, oncle uvukana na mama, ati babaye babiri nyine. Uwo munsi niwe wa nyuma twabonanye, yaraduherekeje kubera ko sinaraye kwa muganga, nahise naha nari nabyaye neza, araduherekeza dusanga badukoreye n'agafete mu rugo, arishima kubera ko yarabonye umunesi. Ikindi mu bukwe bwanjye yahagaze ubukwe bwanjye nyine yabigize ubwe, abapapa aba musaza wanjye aba ibintu byose, ategura ubukwe arantanga, arambwira ati akajya abwira mugabo wanjye ati mushiki wanjye uzamufate neza kubera yuko ndamukunda cyane. Yahoraga ambwira ko ankunda cyane. Ni byinshi rero namuvugaho, ariko Imana imwakire izuruko ridashira. Sinzibagirwa muri December yakoze indi accident ikomeye, arampamagara, ndi mu bantu yahamagaye mbere uko nabibabwiraga, yagiraga ikibazo akahita ampamagara, ibintu byose ninjye yabanzaga kubwira. Icyo gihe rero nabwo yarampamagaye, yarambwira Sani sida ndi hano Polifame. Ndamubwira se umugabo wanjye ntahari ngo andropinga nzane ndagenda gute? Ni uko guhita ambwira Kelly nyine we yari ari hafi ajyayo. Bukeye nyine bwakeye njya musangayo, noneho turaganira. Ndamubwira ni rero urabona ibi bintu bikubayeho, ugomba gushima Imana yagutabaye, ubu akabaye wapfuye. Turaganira, ndamubwira ni ugomba kwegera Imana cyane kubera yuko inoxide ikubayeho ni ikimenyetso cyerekana ko Imana igukunda. Arambwira ati kabisa ndabibonye simbutse urupfu. Ariko ikintu ushaka kubabwira, kuva icyo gihe kugeza umunsi yatahiyeho, Prudence yarahindutse, yabaye undi muntu, ajya mbibona. Yapfuye, yagiye, sinshidikanya rwose ko yagiye mu ijuru, kubera yuko ukuntu yari amaze iminsi yiyeza, ameze ukuntu asaba imbabazi, no muri groupe ya famille duhuriyeho nk'abana ba Rutayisire, hari ijoro rimwe yaraye atwandikira dusaba imbabazi, tubwira ati umuntu wese naba narabwiye nabi, naba naragize gute ambabarire, tutazi ngo bimeze bite, aradusaba imbabazi. Turavuga ntazibana zidakubona amahembe, turasaba imbabazi, turishimiye uwo munsi, turishima cyane kubera yuko wumvaga twari turi kuganira tubwira turi abavandimwe, tujye dufashanya, tujye dukundana, tujye dushira hamwe, ninkora amakosa tukubwize neza, mbese wumva nyine ibyo bintu biri ku mutima we.
rero Imana yamukunze kuturusha, reka twihangane nta kundi. Cyusa Imana imuhe iruhuko ridashira. Ndabashimira rero namwe mwese bifatanyije natwe muri aka gahinda ko kubura umuvandimwe, inshuti n'umwana ku bandi. Imana ibaha umugisha cyane, kutuba hafi ni iby'agaciro. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Private Rutayisire, ariko nzwi ku kazina ka Daddy, ariko kazina ko kankujije. Nitwa Rutayisire Private, ariko bakunda kunyita Daddy. Prudence mukurikira bwa gatatu, yari mukuru wanjye ariko ari n'inshuti yanjye cyane ya hafi, kuko twaganiraga ibintu byinshi cyane, bimwe tukabyumvikanaho, ibindi ntitubyumvikaneho, ariko bikarangira duhurije ku mwanzuro umwe. Atashye kare kubera ko yari afite imishinga myiza cyane myinshi, kandi atashye mu gihe yari atangiye gusa nkaho akoresha imbaraga ze zose mu kugira ngo atere imbere ku giti cye. Ubwo duheruka kuvugana twari tumaze imyaka 6 tutabonana, ariko buri munsi twabaga dufite icyizere cy'uko tuzabonana. Uyu mwaka twari dufite gahunda, ariko buri munsi yahoraga ambwira ati ngufitiye surprise, ati hari imishinga nibo ntegura ndabizi bizagenda neza. Prudence ni umuntu waruzi kubana cyane, ni nacyo tumwigiraho cyane, akaba yarakundaga abantu cyane. Muri mwese uko muri ahangaha ndakeka ntawe bataziranye umwe kuri umwe, kuko ni umuntu wageragezaga uko ashoboye kose kugira ngo agere ku muntu umwe kuri umwe. Yakundaga gusura abantu mu byiza, mu byago, yakundaga kunguka inshuti nshyashya. Ari nayo mpamvu benshi namwe muri ahangaha ntekereza yuko Imana ijya kureba umuntu igira ikintu imuremera. Nizera ntashidikanya yuko yamuremeye gukunda, yamuremeye gufasha abantu, kwitangira abantu, gushyigikira abantu muri gahunda zose zabo za buri munsi. Hari inshuti nyinshi yagiye yunguka, nanjye agenda mpuza nazo ziba inshuti zanjye, kuko yakuze ari umwana ukunda kubana, ukunda kunguka inshuti, ukunda umuntu wese bahuraga bwa mbere bahitaga baba inshuti, ukagira ngo bamaze nk'igihe baziranye. Prudence rero atashye kare, ariko nizera ntashidikanya yuko agiye mu ijuru, kuko yaramaze igihe abitegura. Twagize igihe nk'uko groupe duhuriramo nka famille yabo tuvukana, igeze kurara twandikira ijoro ryose, tubona ari hambo cyane. Nyuma yo gukora iri accident twaraganira, ndamubwira nti Prudence, urabona yuko rero umaze gukora accident imyaka myinshi mu buzima bwawe, iyi ni nka accident ya 4 cyangwa ya 5. Ati ibyo ari byose urabona yuko Satani arashaka kukwiba, kuko misiyo ye ni ukwiba, kwica no kurimbura, kandi izi ni nka warning ugenda ubona mu buzima. Bigomba gutuma rero ugomba nawe kugira umwanya wo kwitekerezaho, ukamenya icyo gukora, ukongera amasengesho cyane, kuko urabona ko rimwe na rimwe no mu buzima hari bitagendaga neza, ubundi bikaba birakunze, ubundi ntibigende neza. Ndamubwira nti tugomba gusenga, tugasaba Imana ibintu nk'ibi ngibi bikavaho mu buzima. Arabwira ati ibyo bintu maze iminsi mbitekerezaho, ubu ngubu nagarutse muri korali, ndimo ndasenga, tuba dufite groupe y'amasengesho, ndetse tukajya no gusengera ahantu hatandukanye Kibeho. Ndavuga nti iyo ni inzira nziza, uzayikomeze. Kandi nyuma yo gutangira iyo nzira rero ikomeye, ari consistent, hari ibintu byinshi yagiye abona mu buzima bigenda neza, muri business ze, muri famille, mu nshuti ze za hafi. Ariko agiye hakiri kare, kuko agiye mu gihe yaratangiye kugira umumaro cyane muri society, nubwo n'ubundi yawugize kuva kera kiri n'umwana. Mukomeze rero mwihangane, kandi dukomeze tumusabire kugira ngo Imana ikira ahari. Igihe kimwe tuzagira duhure n'abacu, twishimane nabo.
murakoze cyane. murakoze. Nitwa Tesire nkurikira Cyusa bwa kabiri. Nitwa Tesire nkurikira Cyusa bwa kabiri. Nk'uko bakomeje kubivuga abavandimwe banjye, Cyusa yarazi kubana inshuti ku bavandimwe we ndetse aba n'inshuti mu bandi. Yarazi kubana mu buryo umuntu atasobanura, ntabwo biba byoroshye kubisobanura. Hanyuma rero mbere y'uko agenda yitaba Imana, yaraduhamagaye ashaka kuza kudusura. umunsi yari buzeho ntiyaboneka, mbabazwa cyane nuko yagiye ntamuheruka kumubona. Umuntu yaramuhamagaye amuha ikiraka, ntiyabasha kuza kutureba. nawo munsi nge muheruka kuko sinigeze mubona. Birababaza ko umuntu yaguteguje ko ari bugusure akaza ikindi kimudeviya ntakugereho, nyuma ukaza kumva inkuru mbi nk'iyo tumaze igihe twumvise. Cyusa rero yari umuvandimwe, Cyusa yari umubyeyi wacu. Ni byinshi byo kuvuga kuri Cyusa. Nshimiye rero buri umwe wese wabashije kugera aha ngaha. Komeze mu b'inshuti zacu nk'uko mwari inshuti ze, mu bavandimwe bacu nk'uko mwamubaniraga. Ahari aratuje, ahari aratuje. Ndabashimiye rero, mbabarire. Ririweho ntabwo byoroshye inkuru y'urupfu rwa Prudence. Nyine nayakiriye ukuntu kundemereye cyane. Nisanga hari icyo nakoze, mbaza Imana icyo naba narakoze gituma ngomba guhora ngira gutya, guhora nshyingura. Ariko nkatwe tuba dukuze, tuba twarahuye n'ibigeragezo byinshi, tuba twarabonye ibintu byinshi, kandi n'umubyeyi agahoza undi. nkabona ni ibintu tubamo buri gihe. Naje kwisanga ko nanjye nari kamara, twese bitugereho. Ubwo nanjye byangezeho, ndangije ndabyakira nyine. Prudence rero ni imfura yanjye, namukundaga n'ubu nzakomeza mukunda. Abana barumuna be, bashiki be, ibyo bavuze nta kintu nabirenzaho, niko byari bimeze. Uru rugo ni urugo rw'amahoro, rukundana, dushyigikirana, twihanganirana. Utuntu twose duhuye natwo tuba tutuziranyeho. Ubashije kugira icyo afasha mugenzi we, nanjye nasaga nk'aho ari ndi mugenzi wabo. Prudence yari umugabo wanjye, hari ibintu twuzuzanyaga, akambwira ati uretse ndaje, akabikoraho koko. Yari amaguru yanjye,
yari amaboko yanjye, yari ibitekerezo byanjye, yabaye hose, sinabona uko mbivuga. Yabaga yahageze hose, n'ibyo tutazi bigezweho yabaga yabitumenyeye, akanabikurikirana kandi bigakoreka. Yakundaga abashiki be cyane, yakundaga abaramu be cyane. Hano mu by'ukuri nababwira yuko uko duteye, uko abana banjye bateye, twageragezaga buri wese kwisanisha n'undi kugira ngo bigende neza. Prudence rero nk'imfura yanjye yaravunitse cyane. Simbizi, twebwe kera twaravunikaga, twakoraga imirimo myinshi cyane. Noneho rero maze kumubyara nawe sinigeze mworohera, agakora kita kuri barumuna be, agateka, agakora isuku. Yakundaga isuku cyane. Yabaga avuye ku ishuri akaza akavuga ati se ubu hano haba umukozi cyangwa se mama ibindi uba wabibonye. Akinjira mu isuku gusa, akinjira munsi y'ibitanda, agasohora ibintu mu tubati, akavuga ati uyu munsi ni jyewe ngiye kuzajya mbatekera muri izi vakansi. Nkumva ndanezerewe. Yarakoze cyane, byatumye aba umuntu w'umwizerwa mu bikorwa byose wamushinga. Yagiraga imbaraga, agakora. Twakoranye hariya ku bitaro muri za 2010, ariko hari ubwo najyaga ntinya no kujya aho arimo gukorera, mbona saa 6, saa 7, saa 10 nta no kunywa amazi, nta no guhaguruka, kubara gusa, ibibaraga byinshi. Yari umwana ufite imbaraga pe, yo mutuma kumanura ijuru ngira ngo yakwikokora kari kuzanira. Muri izo mbaraga ze rero yari afite imishinga y'inagiye atayishoje, arimo gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Akambwira ati mama wowe nta kindi nzi dushobora gupfa, ati ijambo ryawe rya buri gihe rwose ngiye kurikemura. Dore sheri wanjye nguriya, dore ndaje mbikwereke undi unezerwe. Rero ndababaye cyane, ndababaye. Twarebanaga akamenya icyo mvuze, ntari icyo mvuze. Tibiriko byihoreye mama, komeza ubisengere, nihumura Imana irabizi. Nari naramushyize mu biganza bya Nyagasani ngo azaba ari bumucira inzira. Mu minsi ya nyuma nanjye duherukana Sani yabyaye, bampamagaye ari mu gicuku, nanjye ngenda ikindi, biba binyoroheye cyane. Ngeze mu nzira ndamuhamagara, ndamubwira nti ubundi ku rugendo ngwino rero twagiye. Ati uragera i Kigali nanjye uragera i Remera nkugezeho. Niko byagenze. Turagenda, shiki we yahise anabyara. Umukwe wanjye yampamagaye tugeze ku muryango, ati turabyaye mama, tumukobwa. Vuza impundu nyine, turinjirana na Prudence. Reba akabebe, ariko Prudence byaramushimishije. Sani jya wihangana, mwese mujye mwihangana, ariko kwihangana nibyo bya mbere. Rebye ukuntu yadusezeho icyo gihe, yari biteye ubwoba. Yari biteye ubwoba, ashimira mushiki we, aturi igitangaza. Ati jyewe mba numva, ati karande yo kubagwa mbega urayiranduye hano iwacu. Ati karande yo kubagwa, tusiko ntari nzi yuko hari umuntu usunika umwana w'iwacu. Ati nzaguhemba gusa, Sani nzaguhembura igitangaza. Ati ngaho ngo twabazwe, ngo mama ngo bamubaga, nkumva ni nkaho bafataga nk'uhoro
cyangwa icyuma bakabaga abana bagasohoka. Numva birashimishije. Ndi Karuma nyine arandeba ati mama ati wowe nta kibazo ariko ati dore shere wanjye nguyu nawe twari kumwe koko kandi ni inshuti yawe ati wowe bisengere gahunda ni vuba cyane. Sawa rwose nta kibazo dufite, turi tayari, ubwo ijambo ryawe rigenda raryakiriye rwose neza n'umuryango wose.